nuriye ugahaga maze ukaryama ugasinzira ugacya mu gitanda ukiri muzima ukamushima Imana. Sinzara noneho ndamukanye umunsi akuse ko mbona umugore wera mada enda hano kumana nta mugati mwazanye bimeze bite amafaranga yarashize saka kanya sashi ariko ibyo mwazabishobora sawa nyine ubwo nta kundi reka mpe ahubwo nibagiye no gusengana nsenga. Uwiteka Mana ihoraho ituyahirengeyeho mu ijuru, Mana ikora ibitangaza, Mana igira neza, Mana ifite urukundo rwinshi ndetse n'urwango ku banzi n'inkozi z'ibibi, ndakuhimbaje ndagushimye kubwira ifunguro mpaye, ubihimbarizwe. Data mwiza rero nkweretse iki gikoma Mana, ndabizi nawe kandi urabizi ahangaha giteretse kera habaga yateretse amacupa ya byeri na za rikeri, ariko Mana kubera kwakira agakiza kawe dore hateretse igikoma. Mana ubimpera umugisha. Ndabizi ubwo namaze kwakira agakiza Satani ntanyishimiye Mana, ndetse ntago nshidikanya ko yaba atageze mu gikoni akagira ibiroza nagamo cyangwa ibindi bintu bihumanya. Ndakwinginze nk'Imana, fata ibyo bintu byose bihumanya yaba yashyizemo ubikuremo ubijugunye muhengeri Mana. Dore ndakwiyeretse rero Mana umwana wawe aho nicaye. Dore urabona ko igikoma kineretse imbere hari ikintu kiburaho Mana, haraburaho umugati. Igaragaze nk'Imana ubutaha hano habura umugati hazaba hateretse umugati. Ikindi kandi Mana hari ikintu nshaka kugira nkwisabire. Urabona neza ko muri iyi nzu nta mafaranga asigayemo. Ndakwinginze nzi ko ushobora byose, ndagusabye ngo njye n'umuryango wanjye uturinde kongera gusonza, uturinde kongera kugira inzara, maze ubwo tuzamara nk'ukwezi tutarya cyangwa amezi 2 Mana tuzashima urukundo rwawe. Dore na Yesu umwana wawe warabimukoreye Mana, amara iminsi 40 n'amajoro 40 nta kintu akojeje ku munwa. Ibyo rero nibyo nkusabye ngo natwe bidushoboze muri aka kanya Mana. Ndongeye nkweretse abasigaye mu byaha Mana, bananiwe kwihana, ariko hari n'abari kwihana kubera gahato, kubera izamuka ry'ibiciro biri ku isoko. Ndakwinginze ngo manura ibiciro biri ku masoko, abana bawe bihane tutari gahato kubera ko bananiwe kubyigurira, ahubwo bihane kubera urukundo rwawe. Ikigaragara cyo abenshi muri iminsi bari kwihanishwa nuko batabasha kwigurira inzoga, batabasha kwigurira indaya, batabasha kwigura amatabi. Mana kwinginze ngo ibyo byose ibiciro byabyo bimanura bikubite hasi, maze abana bawe bihane kubera urukundo bagukunze, atari kubwira ko bananiwe kubyigondera Mana. Mana ntago tukutotesha amagambo nk'abaguhata, nukuri kuko warivugiye uti mbere yuko musaba mbaza icyo mukennye Mana. Ngwino bane natwe, ngwino mfashe umpe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ariko subwo nkaho uri kundeba iki? Ubwo ntuzi ko isengesho ryanjye Imana iraryumva kurenza abandi basenga bavuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, kandi babitse imiceri yuzuye stoke n'amashaza n'ibishyimbo. None ngewe nyine Imana ubwiraje nyine rero ubukene mfite nyine, maze ninkorera umuti mutangire ngo nkwe asinzira gacya mu gitanda ukiri muzima ukamushima